Mwiriwe. Mbere na mbere ndabashimira kuba mwadutumiye kwizihiza namwe kumwe namwe umunsi mukuru w'umuganura. Ndi hano ndi intumwa ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abantu mwe ngo mbaramutse kandi mbifuriza umunsi mukuru w'umuganura. Ndagira ngo kandi mbashimire ko turi mu kwezi kwa Kanama, ngira ngo hashize umwaka umwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika arahiriye indi manda. Nkaba rero ngira ngo mbashimire uruhare mwagize mu matora umwaka ushize, amatora ya Perezida wa Repubulika n'amatora y'abadepite, mukaba muri mu ba mbere batoye, rero kandi mukaba mwanatoye na neza, akaba ari byo kwishimira. Kuba muri diaspora hanze mu gihugu mwarashoboye gutora kandi abanyarwanda baba hanze bo batora nta kibazo, ntabwo ari ibyo kuvuga bya biri mu Cyongereza bavuga, ntabwo bigomba kuba taken for granted, kuko hari ahandi bitaba kandi na kera murabyibuka ko bitabagaho, kubera ko abanyarwanda batuye mu mahanga yaravuze ko dufite intara 5 mu gihugu, ariko tukagira n'indi ntara ya 6 nayo igomba kugira uruhare mu kwihitiramo abayobozi n'iterambere ry'igihugu. Ni ibyo kwishimira. Ubu rero nk'uko nababwiye turi muri manda nshya imaze umwaka. Twaba dufite gahunda y'iterambere y'imyaka 5 mu Cyongereza twise National Strategy for Transformation ya kabiri kugeza muri 2029. Iyo NST2 kugira ngo tuzayigereho ikeneye amaboko y'abanyarwanda twese, abanyarwanda baba mu gihugu kandi n'abanyarwanda batuye hanze y'igihugu muri diaspora. Icyo twifuza, ngira ngo twanabibabwiye inshuro nyinshi, abayobozi b'u Rwanda bagiye babibabwira, abanyarwanda batuye mu mahanga ni inkingi y'iterambere ry'igihugu, ni inkingi z'u Rwanda kugira ngo dukomeze kuba u Rwanda nk'igihugu. Tukaba rero hari ibintu 4 dusaba diaspora, kandi kuko nabibonye uyu munsi byinshi mukaba mwarabigezeho. Icya mbere cy'ingenzi aricyo dushingiraho, icyo kidahari nta kindi abanyarwanda bashobora kugeraho, icyitwa ubumwe bw'abanyarwanda. Na nyakubahwa Perezida wa Repubulika arabitubwiye, ikintu cya mbere tugomba kugeraho ni to stay together, kuba umwe. Hari amateka mabi twagize yaturutse kuri jenoside yakorewe abatutsi 94, ariko abanyarwanda twahisemo kuba umwe kuko turi igihugu kimwe, turi abaturage bamwe bafite bavuga ururimi rumwe, bafite umuco umwe. Tugomba rero kuba umwe. Bivuze kuba umwe nk'abanyarwanda aho turi hose ku isi, na hano muri Australia, na hano muri Queensland, n'abatari hano, n'abatinya kugera hano, nabo ni abacu, ni abanyarwanda aho turi hose, haba mu kiliziya, aho dukinana umupira, aho tujyana mu kabari, aho dushobora kugeraho, cyane cyane urubyiruko. Ni ukubabwira ko u Rwanda ari igihugu cyabo, ko tugomba kuba umwe, ko nabo bagomba kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Kijyanye n'icya mbere nicyo gukunda igihugu no kukivuganira. Abanyarwanda dukunda igihugu cyacu kandi tugomba no kukivuganira, cyane cyane ko byagaragaye cyane nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ko hari ibivugwa bidusubiza inyuma mu bumwe bwacu, cyane cyane ingengabitekerezo ya jenoside, abahakana bagapfobya jenoside yakorewe abatutsi bari na hano kuko nabibwiwe muri Australia na hano muri leta ya Queensland. Ibyo mu kubikora nkuko narabivuze mbere, hari benshi cyane cyane urubyiruko bashukwa, batabwizwa ukuri n'ababyeyi babo n'imiryango yabo
abo nk'uko nabivuze mbere ni ukubegera, ni ukubatumira, kubasobanurira no kufatanya nabo kugira ngo bumve ko bafite igihugu. Buriya nta kintu kibi ku isi nko kutagira igihugu. Kuba urubyiruko rwumva ko rufite igihugu ariko rudashobora kukivugaho, rudashobora kugikunda, rero ni inshingano zanyu nkamwe muri hano yo kwegera urwo rubyiruko, ari nako babandi banangiye bo mu rwanya ibyo bavuga kugira ngo ntibakomeze gushuka urwo rubyiruko. Mwarabibonye muri iyi minsi, muri aya mezi ashize, byagaragaye yuko ya ngengabitekerezo ya jenoside igihari, ikiri mu karere iburasirazuba bwa Kongo n'ibindi bihugu duturanye, ikakwirakwizwa n'ababandi nyine bayikoze 94 wiyise FDLR, ndetse bikanatuma n'abanyamakuru n'ibihugu bimwe bigira imvugo yo kurebera iyo ngengabitekerezo igikomeza. Ariko rero u Rwanda nk'uko nabivuze yuko tugomba kuba umwe, ko amateka yatubaye atazongera kubaho ukundi, ni ngombwa rwose ko tugumana ubwo bumwe, ari nako turwanya iyo ngengabitekerezo ngo ntizakomeze kuranga aka karere dutuyemo k'ibiyaga bigari. Ngo twakiganiraho